Hari ikibazo nagiye mbazwa n'abantu benshi bambaza ingaruka zo gukoresha umuti witwa Stotek cyangwa se Misoprostol, umuti ukoreshwa mu gukuramo inda ku bushake. Ni ikibazo nyine kigenda kibazwa kenshi ndetse abantu benshi bagiye bakimbaza banyuze mu gikari cyangwa se kuri komenti z'ikiganiro nakoze kuri iyi channel. Muri kino kiganiro rero ngiye kukubwira ingaruka mbi ku 10 zishobora guterwa no gukoresha umuti witwa Stotek, umuti ukoreshwa mu gukuramo inda ku bushake. Muri rusange kimwe n'indi miti yose, burya buri muti ushobora kugira ingaruka cyangwa se kugutera ibindi byago bititezwe kuri wa muti, bigaterwa n'umubiri wawe ndetse n'uburyo wawakiriye. Muri rusange by'umwihariko Stotek ishobora gutera ingaruka mbi nyinshi cyane, ishobora no kuvamo urupfu mu gihe warangaye cyangwa se mu gihe utakurikiranywe n'abaganga hakiri kare. Akaba ari nayo mpamvu burya gukoresha Stotek usanga kenshi bibujijwe, cyangwa se gukoresha umuti ukuramo inda birabujijwe mu gihe ubyikorera cyangwa se mu gihe wibereye mu rugo iwawe. Byibuze umuntu ushobora gukuramo inda atari kwa muganga ni umuntu ufite inda iri munsi y'ibyumweru 8, inda ntoya byo birashoboka. Ariko mu gihe inda yawe ikuze iri mu byumweru 12, 16, ubwo ni nko kuvuga amezi 4 cyangwa se 5, uburyo bwo ni byiza ko wakoresha umuti witwa Stotek ukoreshwa mu gukuramo inda uri kwa muganga. Nibwo bishoboka kuko ushobora kuzana n'ibyago byinshi bishobora kuvamo n'urupfu. Reka turebere hamwe rero zimwe mu ngaruka zo gukoresha umuti wa Stotek kugira ngo uzabe witeguye kandi uzizi nuhura n'igihe cyo kuwukoresha, haba ari gukuramo inda ku bushake cyangwa se mu gihe wawuhawe n'abaganga, mu gihe wakuyemo inda bitari ku bushake ariko hagasigaramo imyanda runaka bari kugira ngo ibashe kuvamo. Ingaruka mbi ya mbere yo gukoresha umuti witwa Stotek ukoreshwa mu gukuramo inda no kuva cyane cyangwa se gutakaza amaraso menshi. Zimwe mu ngaruka z'umuti witwa Stotek no kuva cyane cyangwa se gutakaza amaraso menshi. Burya umuti witwa Stotek uburyo ukora no gutuma uzana ibise cyangwa se gutuma ibise byawe biza. Ibyo hanini bikagenda bigaragazwa no kuribwa mu nda mu buryo bukabije nyuma yo kuwukoresha. Kandi kuzana ibise nibyo bituma yanda ivamo ikavamo neza. Ibi rero ariko bishobora kuzana n'ibyago byinshi, aho ushobora gutakaza amaraso menshi cyangwa se ukava cyane cyane bigaterwa no kuba hanini iyo uri gutakaza minda hashobora gusigaramo igice cya nyuma cy'ingobyi y'umwana cyangwa se ingobyi y'umwana yari irimo uwo mwana urimo kuvamo. Ibyo rero bishobora gutuma uva cyane cyangwa se ugatakaza amaraso menshi ku buryo wakenera kwitabwaho n'abaganga cyangwa se kongererwa amaraso. Iyo bitagenze gutyo uzahazwa n'indwara yita anemi, gutakaza amaraso menshi cyangwa se kugira amaraso make, ukaba ushobora no kuzahazwa n'umwuma. Mu gihe rero utitewe n'abaganga bishobora no kwangiza ubuzima bwawe cyangwa se bikaguhitana mu gihe wari uri nka wenyine, ukoresha uri nka wenyine kandi uri mu rugo ukabura uburyo watabaza waka ubufasha. Mu gihe rero urimo gukoresha umuti witwa Stotek, ni byiza ko wagenzura neza ukareba ko utarimo gutakaza amaraso menshi. Kandi muri icyo gihe nanone ni byiza kunywa amazi n'ibindi bintu byose bishobora kongera amazi mu mubiri wawe. Ubundi mu buryo runaka, iyo urimo guhindura ibyo wibinze inshuro nyinshi kandi byuzuye cyangwa se ukabona haza ibimeze nk'ibumbe by'amaraso inshuro nyinshi, ni byiza ko wakwita kuri icyo kintu ndetse ahanini ukaba ushobora no guhita umenya ko uri kuva cyane. Iyo rero ugize ibimenyetso nanone birimo nk'isereri, kumva urimo gucika intege cyangwa se uri kuyengera, nabwo ni byiza ko watabaza umuntu mwegeranye akakwihutana kwa muganga mu gihe wakoresheje Stotek uri mu rugo. Ingaruka mbi ya kabiri yo gukoresha umuti witwa Stotek ukoreshwa mu gukuramo inda ni ukuribwa cyane mu nda mu buryo bukabije. Ibi birasanzwe ku muntu wakoresheje Stotek, niba warayikoresheje urabizi ko umuntu aribwa mu buryo bukabije. Ibyo bigaterwa no kuba uburyo bwayo ariko ikora kuko ituma ibise biza ndetse nyine ni nabwo burya inda ibiri kuvamo. Stotek rero nk'uko tubizi ituma haza contraction cyangwa se ibise. Ibyo bigatera ububabare bukabije
mu gice cy'inda cyo hasi cyangwa se mu nda yo hasi. Ibyo nanone biba bisa n'iby'umuntu uri ku nda cyangwa se umuntu ugiye kubyara mu buryo busanzwe. Abantu benshi bakoresha Stotek nabonye bagira ububabare bukabije cyane ku buryo bisaba kugira ngo bahabwe imiti igabanya ububabare. Aha cyane ahanini bahabwa nk'umuti witwa Diclofenac suppositoire cyangwa se injectable mu gihe bari kwa muganga, ariko ni ububabare bushobora kuvugwa cyangwa se kumanagingwa bikagenda. Ndetse ni na byiza burya mu gihe urimo gufata imiti ya Stotek cyangwa se imiti ikuramo inda ku bushake, uyifata ariko ufite na ya miti igabanya ububabare waguze. Akenshi bakunda gukoresha imiti yitwa Ibuprofen, wayigura muri farumasi mu buryo busanzwe. Ushobora no gukoresha Diclofenac suppositoire, ni umuti nawe ushobora kugura muri farumasi bisanzwe, hanyuma ukawukoresha mu gihe urimo gukuramo inda. Hari n'abakubwira impamvu cyangwa se ikindi kintu ushobora gukora kugira ngo ugabanye ubwo bubabare mu gihe urimo gukuramo inda ukoresheje Stotek, aho ufata ikintu gishyushye cyangwa se nk'icupa ririmo amazi ashyushye, ukarizingira nko mu gitambaro cyangwa se mu isume ukarishyira ku nda. Nanone burya ibyo bishobora kugabanya ububabare cyangwa se kubworoshya. Ingaruka mbi ya gatatu yo gukoresha umuti witwa Stotek ukoreshwa mu gukuramo inda ni ukugira iseseme, ukaba ushobora no kuruka. Cyane cyane burya hari uwo ushobora gufata uyu muti witwa Stotek bikamwigirizaho nkana, ukabona ararutse yewe akaruka cyane ku buryo n'ibyo yariye kera hari abiruka. Ibyo biterwa ahanini no kuba uyu muti utera ibise bigatuma biza, ndetse ibyo bigatuma ahanini ku bantu bamwe na bamwe bagira ibibazo byo kuruka no kugira iseseme. Murabizi ko burya hari abagore bashobora kuba bari ku nda bakaruka, ibyo byo birasanzwe. Niba warabyaye cyangwa se ari uburyo uhura n'ababyeyi bari ku nda, urabizi ko hari abagore bamwe na bamwe bashobora kugira ibise bakaruka. Ni kimwe rero n'uyu muti witwa Stotek cyangwa se Misoprostol, ni umuti ku bantu bamwe na bamwe ushobora gutera kuruka bakagira n'iseseme mu buryo bukabije, ariko iyo umaze gushyira mu mubiri wabo barongera bakamera neza, aha nta kibazo. Ariko mu gihe urimo kuruka gutyo, ni byiza ko wakwita ku bintu byo kwirinda umwuma ndetse no kuba watakaza amazi menshi, kuko burya ushobora kuyatakaza mu kuruka, kandi wibuke kuri no gukoresha uwo muti ushobora no kuva cyane. Ni byiza rero kuba ugomba gufata ibintu byo kunywa aho hafi kandi byinshi kugira ngo bikomeze guha amazi ahagije. Muri icyo gihe nanone ni byiza kwirinda kurya ibiryo birimo amavuta menshi cyangwa se ibiryo ukaba warya byinshi. Ni byiza kuganiriza muganga wawe ukamubwira ko urimo kuruka cyane, akaba yagushakira imiti igabanya kugira iseseme ndetse no kuruka. Ingaruka mbi ya kane yo gukoresha umuti witwa Stotek ukoreshwa mu gukuramo inda ni ukugira iseseme cyangwa se kuba wagira diare, ukaba ushobora guhitwa. Iki nacyo ni ikintu nabonye kiba ku babyeyi benshi bafata umuti witwa Stotek. Hari igihe acibwamo akaruka, akagira ibibazo bya diare, ukabona nyine nabyo ni ikintu kibangamye. Cyane cyane burya uyu muti witwa Stotek cyangwa se Misoprostol, iyo ugeze mu mubiri ushobora no gustimula cyangwa se kongera ibyitwa intestinal motility, bikongera umuvoma y'amara cyangwa se kuri amara agenda yikanya. Ibyo ahanini bishobora kugira ingaruka mbi, kuko kubera ko burya umubiri cyangwa se uyu muti uba ukora ibishoboka byose kugira ngo imyanda iri mu mubiri isohoke, ari nabyo bugira ingaruka mbi zo kuba ushobora kugira diare. Nubwo bwose diare ishobora kuza, ntabwo ishobora kugera ku kigero kibi ku buryo byagutera ikindi kibazo cyo gukenera imiti ivura diare, ahubwo wenda ishobora kugutera ibibazo by'umwuma woroheje. Ni byiza ko mu gihe wagize diare ushaka ibintu byinshi byo kunywa nk'amazi cyangwa se ibindi bintu byose ariko by'amazi. Ni byiza ko wakwirinda ibiryo birimo cyangwa se ibiribwa yewe n'ibinyobwa birimo ibikomoka ku mata ndetse n'ibindi biribwa birimo fibre nyinshi, byitwa fibre byinshi. Niba ugize diare ikaba severe cyangwa se ikaba ikabije cyane, wabiganizaho umuganga ugukurikirana. Ingaruka mbi ya gatanu yo gukoresha umuti witwa Stotek no kugira umuriro, ukaba ushobora no gutitira cyangwa se gutengurwa. Muri rusange rero iki nacyo ni ikintu kigaragara ku bagore benshi cyangwa se abakobwa bakoresheje umuti witwa Stotek ukoreshwa mu gukuramo inda.
cyane cyane bashobora kugira ibibazo byo gutitira, bakagira n'ibibazo by'umuriro, ukabona yagize umuriro mwinshi nka 39 cyangwa se nka 40, ukabona ni umuriro mwinshi ku buryo nyine wamurenze, icyuya kikamurenga, akagira imbeho ndetse n'ibindi bimenyetso by'umuriro. Izi nazo ni ingaruka zizwi zishobora guterwa n'umuti wa Stotek, ariko uyu muriro akenshi ntabwo aba ari infection ugaragaza, nubwo bwose nabwo infection zishobora kuza ziwihishemo kuko nazo zitera umuriro, ariko akenshi uyu muriro bwo uba ari ubwawo, ari uwo muti, ari ingaruka z'uwo muti. Iyo rero uyu muriro ubaye karande na nyuma yo gukoresha umuti bwo iba ari infection, uba ugomba kwivuza, ariko iyo nyuma yo gukoresha umuti birangiye, wa muriro uragenda burundu ukongera ukamera neza. Mu gihe ufite umuriro mwinshi, ni byiza rero ko ushaka ibintu byo kunywa bihagije kugira ngo bibashe gutuma ukomeza kugira umwuma, kuko buryo umuriro ushobora gutuma utakaza amazi menshi. Ushobora gushaka imiti nka paracetamol igabanya umuriro. Nanone burya mu gihe ufite umuriro mwinshi, ni ngombwa kubibwira muganga wawe akareba ko nta kindi kibazo cyabiguteye. Ingaruka mbi ya gatandatu yo gukoresha umuti witwa Stotek ukoreshwa mu gukuramo inda no kuribwa umutwe. Nubwo kuribwa umutwe atari ikibazo gikunda kugaragara ku bagore benshi bakoresheje umuti witwa Stotek, ariko birashoboka kuba byabaho. Ahanini ibyo biterwa no kuba Stotek mu gihe ikoresheje hari uburyo ishobora kugira ingaruka ku misemburo iri mu mubiri, ndetse no kuba ishobora kugutera umwuma, cyangwa se umubiri wawe ugasanga nyine uburyo washubije kuri wa muti cyangwa se ubwo uburyo wawakiriye bishobora kugutera kuribwa umutwe. Ariko ni ibintu bishobora kuvurwa cyangwa se ugakoresha nk'imiti nka paracetamol, ikaba ishobora kugenda burundu wa mutwe ugakira. Kandi mu gihe urimo kuribwa umutwe, ni byiza gushaka ibintu by'amazi byinshi bihagije byo kunywa. Ingaruka mbi ya karindwi yo gukoresha umuti witwa Stotek, cyangwa se ukaba ushobora kuwukoresha gutera ibindi bibazo birimo. Ingaruka ya karindwi ni ukugira isereri, kumva utameze neza nyine ukagira ibibazo by'isereri. Kugira isereri rero burya ni ingaruka zishobora guterwa no gukoresha umuti witwa Stotek ukoreshwa mu gukuramo inda, ariko kugira isereri bishobora kuza ari nk'umusaruro cyangwa se ari nk'ingaruka zo kuba umaze gutakaza amaraso menshi, cyangwa se byaguteye umwuma nk'umuntu warutse cyane. Ni byiza rero ko mu gihe ufite isereri ushaka ibintu byinshi byo kunywa, ndetse ukanagenzura ko utatakaza amaraso menshi kugira ngo bimenyeshe muganga urimo kugukurikirana. Kugira isereri nanone bishobora kugaragaza ko hari ibibazo wagize mu bijyanye n'isukari yo mu maraso, cyangwa se hari umuvuduko w'amaraso wagiye hasi bitewe nyine no kuba uri gukuramo inda, cyangwa se bitewe n'ingaruka z'uwo muti. Ni byiza burya kugira isereri rero bishobora kuba ari ikimenyetso kibi bitewe n'uko watakaza amaraso menshi cyangwa se ufite amazi make mu mubiri. Mu gihe ufite isereri ni byiza kwicara cyangwa se ukaryama, hanyuma ukaka ubufasha, kandi ukirinda kuba ushobora guhaguruka mu buryo bwihuse kuko wakwikubita hasi ugatakaza ubwenge. Ni byiza kunywa amazi menshi kugira ngo umubiri wawe ukomeze kugira imbaraga ndetse no kumera neza. Ingaruka mbi ya 8 ishobora guterwa no gukoresha umuti witwa Stotek ni ukuba ushobora kugira nyababyeyi yawe ikaba ishobora gusandara cyangwa se gusaduka bitewe no kugira ibise byinshi. Burya umuti wa Stotek nk'uko twabivuze utera ibise. Ibyo bise ariko bishobora kuza ari byinshi bitewe n'ingano y'uwo muti wakoresheje, bitandukanye nyine n'ikigero wagakoresheje bitewe n'ibyumweru inda yawe ifite. Nanone ibyo rero nibyo bishobora kuzana ibyago byo kuba nyababyeyi yawe ishobora gusandara kuko wagize ibise byinshi. Kandi buriya nk'umuntu wigeze kubagwaho, cyangwa se umuntu wigeze gukorerwa cesarienne, cyangwa se kubarwaho nko mu nda, burya we ntabwo akoresha umuti witwa Stotek, kuko burya bashobora gusandara handi yabazwa agashwanyuka, ugasanga nyine bimuteye ikibazo. Burya rero mu gihe nyababyeyi yawe yasandaye cyangwa se yashwanyutse, burya bwo ni ikibazo gikomeye gishobora no gutuma utakaza ubuzima mu gihe utitaweho n'abaganga hakiri kare. Gusandara kwa nyababyeyi kuko bikunda no kuba ku bagore bari ku bise kuko bagize ibise byinshi, ugasanga bya bise biciye nyababyeyi, ise itanduka ku buryo umuntu nyine aviramo imbere agatakaza amaraso menshi. Kuko abagore bageze igihe cyo kubyara, iyo umugore ari hafi kwa muganga aratabarwa, ariko umwana akenshi we akunda gupfa. Ku bantu rero bari gukuramo indabo ku bushake, akenshi bo bagira ngo nabare busanzwe,
bakaba bashobora no kwihutira kwa muganga ugasanga ashobora gupfa rwose agatakaza ubuzima. Iki rero ni ikibazo ukwiye kwitaho cyane cyane ubura nk'abantu bakuramo inda zikuze cyangwa se zigeze nko mu mezi nk'atanu, atandatu, arindwi, nazo bazikuramo abantu bakabyikorera nyine mu rugo. Kino gihe byo haba hari ibyago byinshi ko ushobora nyababyeyi ushobora gusandara mu gihe wakoresheje imiti myinshi, kuko burya uko inda ikura igenda iba nkuru, ingano y'umuti wa Cytotec ukoresha igenda igabanuka. Ingaruka mbi ya 9 yo gukoresha umuti witwa Cytotec cyangwa se misoprostol ukoreshwa mu gukuramo inda ni ukuba yandaye idashobora kuvamo rimwe na rimwe, ahubwo bikaba ushobora gutuma umwana uzavuka avukana ubusembwa cyangwa se ibibazo runaka. Birashoboka kuba ushobora gukuramo inda ukoresheje Cytotec bitewe n'umubiri wawe ntibikunde, cyangwa se wakoresha doze nke nabwo ntibikunde. Ibi rero ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko umwana ushobora kuvuka muri icyo gihe warigeze gukoresha imiti yo gukuramo inda ashobora kuvukana ubusembwa runaka, ariko ntabwo bikunze kubaho kuko uyu muti unanirwa gukuramo inda, akenshi inda yawe ivamo. Niba rero wagerageje gukuramo inda ukoresha Cytotec ugakoresha ikizamini cya ecography bagasanga fetus yawe iracyari viable cyangwa se inda yawe iracyari viable, burya bwo inda ishobora kugumamo, ariko ukitega ko umwana ashobora kuzavukana ubusembwa cyangwa se ukazagira miscarriage, inda yawe ikazikuramo nyuma mu gihe runaka, cyangwa se bigatera igikomere kuri nyababyeyi. Muri rusange rero iyo ukuyemo inda yakoresheje Cytotec ibyo byago biba bishobora kuza. Ingaruka mbi ya 10 yo gukuramo inda ukoresheje umuti witwa Cytotec bishobora kukugiraho ni uko bishobora gukora ku marangamutima yawe, ku buryo nyine ushobora kugira ibibazo byo kwiheba, kumva ko nta gaciro ufite kubera ko wakuragamo inda ku bushake, ariko ibyo bikaza ahanini ari nk'ingaruka z'umuti wakoresheje. Akenshi abantu bakoresha umuti witwa Cytotec bagiye bagaragaza ko nyuma yo kuwukoresha bashobora kugaragaza emotional disturbance zirimo nko kugira sadness, kugira guilt, kugira anxiety ndetse no kugira ibibazo bya depression. Akenshi ibi ni ibibazo bikunda kugaragara biza ari nka side effects z'uyu muti, ariko akenshi ni ibibazo bishobora gushyira runaka. Niba rero uri nk'umuganga cyangwa se undi muntu wese ukaba ushobora kugira ibyo bibazo byo kumva wicira urubanza, ni byiza ko wakwegera umuntu uvura indwara zo mu mutwe mukaganira cyangwa se ukamuganiriza. Ushobora gukora siporo nanone ugakora urugendo n'amaguru, cyangwa se ukaganira n'uwo mukundana cyangwa se inshuti yawe. Ushobora no gufata imiti ivura ibyo bibazo byo burya ni ibibazo biri manageable kandi bidashobora kukwica. Muri rusange rero Cytotec kimwe n'indi miti yose ishobora gutera ingaruka nyinshi ku muntu wayikoresheje nk'izo ngizo twakubwiye, ariko twagerageje kukubwira iza gutera ibyago byinshi, ishobora no gutera n'ibindi bibazo bikomeye. Muri rusange rero ingaruka zishobora guterwa na Cytotec ni nyinshi, ariko inyinshi ntacyo zagutwara, ndetse biterwa n'umubiri wa muntu n'uwo muntu wazikoresheje uburyo umubiri we wabyakiriye. Hari ikiganiro kindi kirambuye twakoze kuri uyu muti, uburyo ukoreshwa, uburyo nyine ukora. Wagishaka kuri iyi channel niba wumva ukeneye kumenya amakuru arambuye ku muti witwa Cytotec ukoreshwa mu gukuramo inda ku bushake. Aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel wakora subscribe, tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.